Twongeye kubasuhuza abadukurikiye kandi babana natwe buri gihe hano kuri Momberger TV. Uyu ni wa mwanya mwiza aho twiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Muri aka kanya rero tugiye kugana ku musozo w'ibyigisho twari tumaze igihembwe cyose twiga, ariko mbere y'uko twinjira mu byigisho reka tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, twongeye gushimira ko uri Imana nziza. Turagushimira ko wabanye natwe muri iki gihembwe cyose. Turagushimira urukundo watugaragarije by'umwihariko mu ijambo ryawe. Ubwo tugiye kugana ku musozo w'iki cyigisho, ngwino ubane natwe ndetse utubere umuyobozi mu izina rya Yesu. Amen. Ni igitabo cya Mariko, niko ibi byigisho byitwaga, ndetse kandi bituganisha by'umwihariko mu gitabo cya Mariko n'ubundi dusanga muri Bibiliya. Twabonyemo iki rero? Twabonye ibyigisho bigiye bitandukanye. Mbere y'uko twinjira mu cyigisho cya 13, reka tubanze tugire ibyo twibukiranya twabonye muri ibi byigisho. Ahanini ibi byigisho byatugaragarije inkuru ya Yesu nk'ubundi nk'uko iboneka mu bindi bitabo by'ubutumwa bwiza, ariko nanone itugaragariza bimwe mu byiciro byagiye biranga ubuzima bwa Yesu ari kumwe n'abigishwa hano mu isi. Babanje kutwereka ko abigishwa batigeze bamenya uwo Yesu yari we ndetse n'abantu bose muri rusange. Nyuma tubona Yesu noneho ari guhamywa nk'umwana cyangwa nk'umwana w'Imana cyangwa Mesiya, aho ari Petero wabihamije, kandi imbere yari yarabanje guhamywa ko ari Mesiya n'umudayimoni wari umubonye akamwikanga akavuga ati duhuriye he mwana w'Imana. Gusa tugenda tubona n'uburyo abigishwa batigeze basobanukirwa n'inshingano ya Yesu, kuko bo ubwo bari mu ngoyi z'isi bari batekereje ko cyangwa batekereje ko Yesu Kristo yaje kubakiza ibibazo by'iyi si n'ingoma y'Abaroma yabakandamizaga. Ariko mu by'ukuri nubwo Yesu yakomeje gushaka kubereka icyo yaje kubakorera, ntabwo bakibonye kugeza n'ubundi ku ndunduro y'ibi bitekerezo tubona muri iki gitabo cya Mariko. Twabonye rero ibyigisho bitandukanye, aho twabonye icyigisho cya mbere cyitwaga itangiriro ry'ubutumwa bwiza, uburyo ubutumwa bwiza bwatangiye, uburyo uyu Mariko bivugwa ko yanditse iki gitabo yabanye na Pawulo ndetse na Barinaba, ariko agacika intege agahabwa amahirwe ya kabiri na Pawulo kugira ngo na Barinaba kugira ngo agaruke mu murimo. Tubona umunsi mu murimo wa Yesu uko byabaga byifashe igihe Yesu yari arimo arakiza abantu ndetse akora n'umurimo. Twabonye amakimbirane atandukanye kubera ko ubwo Yesu yinjiraga mu murimo habaye amakimbirane atandukanye hagati ye n'abayobozi b'idini, kuko ibyinshi yababwiraga gukora byari bihabanye n'ibyo bari barimbitse mu mibereho yabo. Hanyuma rero kandi twabonye ibijyanye n'imigani. Yesu yigishirije mu migani kenshi agamije kugira ngo abamwumvaga bagire amasomo bakuramo, ariko nanone agamije kugira ngo azimize abamwumva badahita bihutira guca urubanza rw'ibyo avuze. Twabonye ibitangaza bitandukanye mu cyiciro cya 5, aho yakoreye ibitangaza ahakikije ikiyaga. Twabonye icyigisho cya 6 cyatubwiraga imbere n'inyuma. Icyigisho cyatugaragarije neza uburyo igifite agaciro ari umutima w'umuntu kuruta ibindi byose nyuma umuntu ashobora kwimika. Hanyuma rero twagiye tubona n'ibindi byigisho, icya 7 n'icya 8 byatubwiraga kwigisha abigishwa, aho twabonye Yesu Kristo igihe yigishaga abigishwa mu iteraniro rinini ry'abantu yabaga arimo arigisha, habaga harimo abigishwa apana ku izina, ahubwo nyine baje kumva icyo Yesu ashaka kuvuga. Tubona zimwe muri karagiteri zaranze abo bantu ndetse na karagiteri zigomba kuturanga natwe nk'abigishwa ba Yesu uyu munsi. Zimwe mu zo twabonye harimo kwitegereza neza n'izindi zigiye zitandukanye, no kugira imitima iciye bugufi. Cyane cyane bakunze kugaruka ku kuba ari imitima imeze nk'iy'abana bato yiteguye kwakira agakiza no guhinduka. Twabonye amakimbirane yabereye i Yerusalemu, n'ubundi Yesu ahanganye n'abigisha amategeko igihe yabasangaga bari gukosa. Yabasanze mu rusengero bahahinduye ahantu ho kugurishiriza
ndetse muri iki cyigisho niho twanabonye iby'umugani w'umutini, aho batugaragarizaga uburyo abigishwa nyakuri ba Yesu bakwiriye kuba ari abantu bera imbuto. Twabonye icyigisho cya 10 cyatubwiraga iminsi y'imperuka, ibimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka, ndetse n'uburyo abana b'Imana dukwiriye kubyitwaramo. Ibyigisho bisoza iki cyigisho cyose muri rusange ni ibyigisho byagarutse ku nkuru ya Yesu n'uburyo ubuzima bwe hano ku isi bwagiye bugana ku musozo, agasiga ahaye inshingano abigishwa be yo kwamamaza no gukora umurimo w'ivugabutumwa. Twabonye mu gice cya 11 uburyo Yesu Kristo yafashwe agacirwa urubanza. Aha niho twabonyemo uburyo Yuda yagambaniye Yesu, tubonamo uburyo Petero nawe yihakanye Yesu, tubonamo urwo rugendo rwose, tubonamo icyigisho cya 12 Yesu yaciriwe urubanza kandi arabambwa. Tubona Yesu bamujyana no ku musaraba, aho yashinjwaga byinshi, ariko abayuda bo ku giti cyabo bakihamiriza ngo amaraso ye azatubarweho twe n'abana bacu. Bari bamaramaje cyane. Ahantu twabonyemo neza cyane uburyo ari akaga kugendera mu kigare tutazi ibyo turimo. Icyigisho rero gisoza ibi byigisho kitubwira umwami wazutse, niko cyitwa, ari nacyo cyigisho cy'iki cyumweru cyose muri rusange. Iki cyigisho rero ahanini ni icyigisho gishingiye muri Mariko, cyane cyane mu gice cya 16, aho Yesu Kristo nyuma yo kubambwa ku wa nyuma w'iminsi 7 yarahambwe, n'ubundi kuri uwo wa nyuma ku isabato aruhukira mu gituro. Hanyuma ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu gitondo, abagiye kumushaka ari bo bagore bari bajyanye ibihumura neza byo gusiga umubiri wa Yesu basanze atarimo. Bisobanuye ko ibyo yari yarabwiye abigishwa be kuva kera hose byari byasohoye, yari yazutse. Icyo kwibuka rero cy'iki cyigisho kiboneka muri Mariko 16 umurongo wa 6. Ahanditswe ngo, arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari bamushyize. Iri ni isomo riri muri Mariko 16 umurongo wa 6. Uyu ni marayika wabwiraga bariya abagore bari bajyanye ibihumura neza byo gusiga umubiri wa Yesu bagasanga adahari, ariko arababwira ati, muhumure mwitinya cyangwa mwitangara, Yesu uwo mushaka w'i Nazareti ntari hano. Yesu Kristo yari yarabibwiye abigishwa be kazazuka, ariko kubera ko batigeze bashaka kumva icyo yahereye kera ashaka kubereka cyuko umurimo wamuzanye ari wo gucungura umuntu, atari wo kwimika ubwami bwe hano mu isi, ntabwo babashije kubikurura. Ndetse n'aba bagore nabo kubera ko batari barigeze babasha kumva icyo ngicyo cyo kuba Yesu azazuka, baratangaye bahageze bagasanga umubiri wa Yesu ntawo uhari. Iki cyigisho rero kirimo ingingo zitandukanye, aho ingingo yo kwa mbere itubwira kwishimira umuzuko. Iyi ngingo ni ingingo itwereka ko benshi muri iki gihe bakoresha uyu muzuko wa Yesu bashaka kugaragaza ko kuba Yesu yarazutse kwa mbere w'iminsi 7 ari ikimenyetso cy'uko kwa mbere w'iminsi 7 ari umunsi wera ukwiriye kuruhukwaho ugasimbura isabato ivugwa muri Bibiliya. Ariko iyi ngingo nanone tugaragariza ko nta hantu muri Bibiliya hatwereka ko kwa mbere w'iminsi 7 ari umunsi wera ukwiriye gusimbura isabato yashyizweho n'Imana ndetse dusanga mu mategeko yayo. Ariko bidakuraho ko dukwiriye kwishimira umuzuko. Kuwishimira bishobora kujyana no kwizihiza uyu munsi ariko tutawugize umunsi wo kuruhukaho, ariko nanone tukawishimira mu buryo bwo kutubera urwibutso, kubera ko ubwo Yesu Kristo yazutse natwe dufite ibyiringiro by'uko tuzazuka muri we tugahabwa ubugingo buhoraho. Ingingo yo kwa kabiri yatubwiye ibijyanye n'igitare cyabirinduwe. Iki gitare cyabirinduwe ni igitare cyari gipfutse imva ya Yesu, ariko bimwe mu byo batweretse muri iki cyigisho batugaragarije ko
hari byinshi mu bigiye biranga uburyo ubuzima bwa Yesu bwageze ku musozo, kandi ibi byinshi bikaba biboneka no mu bindi bitabo byose by'ubutumwa bwiza, aho batweretse imvugo zigenda zikoreshwa zo kuba Yesu yarapfuye, yarahambwe, yarazutse, kandi ko hari abamubonye. Muri iki cyigisho ubwo igitare cyabirindurwaga, abigisha amategeko n'abanditsi bashatse kuyobya abantu bababwira ko umurambo wa Yesu wibwe, kubera ko igitare cyari cyabirinduwe. Bashaka kubigira senariyo cyangwa ishusho igaragaza ko hari uwakibirinduye akaba yibye umurambo wa Yesu. Ariko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko umurambo wa Yesu utibwe. Ibi ngibi byakoreshejwe bashaka kwimakaza cyangwa gutsindagira ko Yesu atazutse, ahubwo umurambo we wibwe ukaba wimuriwe ahandi hantu. Ariko mu by'ukuri sibyo, kuko Kristo azuka ntabwo umurambo we wibwe, kuko hari abo yabonekeye akavugana nabo, bigaragaza neza ko umurambo we utibwe, ahubwo Yesu Kristo koko yari muzima kandi yari akiriho. Hanyuma rero dukomeza tubona abagore bagiye mu gituro. Aba bagore bagiye mu gituro, hari ikintu gitangaje kigaragara kuri bo, kuko mu busanzwe mu gihe cy'Abayuda ndetse no mu gihe cya Yesu, muri iriya minsi ya mbere ndetse n'ahatwe hani n'aha nabyo twabiciyemo, igihe abagore batabaga bafite ijambo cyangwa batabarwa nk'abantu b'agaciro. Mu gihe cya Yesu rero naho niko byari bimeze. Abagore ntabwo ari abantu babarwaga nk'abantu bafite agaciro gahambaye, ariko ni igitangaza kuba ari bo bafashe ya mbere yo kugira ibihumura neza bategura ngo babishyire Yesu. Ibi bihurirana neza no kuba abigishwa ba Yesu, usibye kuba bari bafite ubwoba no kwizera gukeya, batinyaga ko ubwo umwami wabo yishwe nabo bashobora kubasanga aho bari bakabica. Ariko aba bagore tubigiraho isomo rikomeye rigaragaza ko uko umuntu yaba ari kose yagira umumaro mu murimo w'Imana, bitagendeye kuri pozisiyo cyangwa umwanya runaka arimo. Aba bagore rero babaye intwari, kuko nubwo bafatwaga nk'abantu b'insuzugurwa muri icyo gihe, babaye aba mbere mu kujya kureba Yesu. Ndetse kimwe mu bitangaza byabaye nuko Yesu igihe yabonekeraga abantu nyuma y'umuzuko we, umuntu wa mbere yabonekeye yari umugore, ari we Mariya Magadalena. Tubona n'ubundi mu ngingo zikurikiraho, ingingo kwa 4 itwereka ko Yesu yabonekeye uyu Mariya Magadalena, akaza no kubonekera n'abandi nyuma. Abigishwa ba Yesu, usibye kugira ubwoba no kwizera guke, Yesu Kristo yarabarebye ntiyabaheza, ahubwo ku ndunduro y'iki cyigisho tubona Yesu Kristo abaha inshingano. Mujye mu bihugu byose, niyo ngingo ya nyuma y'iki cyigisho ibanziriza ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Abigishwa ba Yesu bagiranye igihe na Yesu, babasha kubona neza uburyo kutizera kwabo kwabagejeje kure. Babona ibyaha byose bakoze, babona uburyo batereranye Yesu, babona uburyo nta kintu bigeze bafasha Yesu mu murimo yari arimo arakorera inyoko muntu igihe yari abakeneye cyane. Ibyigisho twize mbere byatugaragarije ko igihe yajyanaga na bamwe muri bo gusenga, bamwe basinziriye, harimo abamugambaniye, harimo abamwihakanye, ndetse hari n'icyigisho cyatweretse uburyo igihe Yesu yafatwaga bose bahunze bagakwira imishwaro, bagahunga bagatererana Yesu. Muri icyo gihe nubwo byagenze bityo, igihe Yesu yongeraga kubabonekera, yabahamirije neza ko ibyo yababwiraga ari ukuri. Yabibabwiraga batarabibona, basabwa kubyizera, ariko noneho asa nk'ubishyiraho akadomo, abereka ko noneho ibyo yababwiraga byasohoye, kandi bakwiriye kugira ibyiringiro by'uko ubwo bahawe inshingano yo kujya mu bihugu byose bakaba abigisha, Yesu Kristo n'ubundi azaba ari kumwe nabo. Ibi ngibi tubibona muri amwe mu masomo agaragaza uburyo Yesu
avuga uburyo Yesu azabafasha mu murimo nawe akaba ari kumwe nabo. Hano muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 19 handitswe ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Uvuga ngo Yesu amaze guha abigishwa be inshingano hano mu isi yajyanwe mu ijuru, hanyuma yicara iburyo bw'Imana, aho natwe nitumwizera ndetse tukakira ijambo ry'Imana ibyiringiro byacu bikaba muri we, dufite ibyiringiro byo kuzazuka nk'uko yazutse kandi tugahabwa ubugingo buhoraho. Tugana rero ku musozo w'ibi byigisho, ibindi byo kuzirikanwa by'iki cyigisho cya nyuma ari nacyo cya 16, harimo amagambo y'ingenzi dukwiriye kuzirikana akatubera nk'isoko y'ibyiringiro bishya kubizera Yesu Kristo. Ahambere handitswe ngo kuwizera Kristo ni ukuzuka n'ubugingo. Ubugingo bwari bwarazimiye kubw'icyaha, mu mukiza wacu burongera bugasubirana muri we. Afite ubugingo bwo kongera kubeshaho uwo ashaka. Nuvuga ngo kuwizera Kristo, Kristo ni ukuzuka kandi ni ubugingo. Icya kabiri noneho kitubwira ko kuwizera urupfu ari akantu k'ubusabusa. Kristo aruvugaho nk'aho ari agahe kanzinya. Umuntu niyumva ijambo ryanjye ntazapfa iteka ryose, ntazigera asogongera ku rupfu. Ni ukuvuga ngo kuwizera Yesu Kristo urupfu ni akantu k'ubusabusa kagereranywa n'ibitotsi. Igihe Yesu Kristo azaba agarutse, twese abizeye dufite ibyiringiro by'uko tuzazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Ibi byigisho rero byari ibyigisho byiza ndetse bitanga ibyiringiro, byari birimo amasomo menshi. Muri buri ngingo harimo amasomo agiye atandukanye twigira kuri Yesu ubwe, ku bigishwa ndetse no ku banyamategeko bakiragiye cyangwa abayobozi b'idini. Byose twagiye tuvanamo amasomo atandukanye, ariko yose aganisha ku cyo dusorejeho, ari cyo kwizera Yesu Kristo. Icyo Yesu Kristo yari yaraje gukora si ukwimika ubwami hano mu isi ngo turokore imibabaro n'ibindi byose duhura nabyo bijyanye n'akarengane no kuba hari ibitatunyuze hano mu isi, ahubwo Yesu Kristo yaje kuduha agakiza ariko ubugingo buhoraho. Turasabwa rero kumwizera, tukakira igitambo yadutangiye binyuze mu buryo bugoranye n'umundi twasanze muri izi nkuru, tukakira icyo gitambo kandi tukemera kuyoborwa n'ubushake bw'ijuru. Icyo gihe nibwo tuzatura abizera nyakuri, kandi batubwiye ko abizera urupfu ari ubusa, kandi urupfu rwa Kristo rwabaye mu kuzuka. Bityo rero Kristo kuri twe abizera ni ukuzuka kandi akaba n'ubugingo. Ibyo bikwiriye kuba rero ibyo byiringiro byacu. Ibi byigisho ndetse n'ibindi byagiye bibanza byose biri kuri ino YouTube channel. Abifuza kongera kubisubiramo kugira ngo barusheho kuzirikana amasomo twakuye muri byo, nahanyu kugira ngo musubire inyuma byose mugende mubyumva. Birahari kugira ngo birusheho kuduhugura ndetse no kutuganisha ku kumenya icyo ijambo ry'Imana riturarikira gukora muri iki gihe cya nyuma. Imana rero ibaha umugisha. Turabashimira cyane mwese abo twabanye muri ibi byigisho. Cyari icyigisho cy'igihembwe cya 3 cyitwaga igitabo cya Mariko. Turabararikira rero kuzabana natwe no mu byigisho by'ikindi gihembwe, ariko cyane kandi turabararikira kwita ku cy'ijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azaba agarutse tuzabimubanesheje kandi biteguye kumusanganira. Ibyo nibyo tubasabira kandi natwe twisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo wabanye natwe muri iki gihembwe. Tugushimiye amasomo menshi waduteguriye yari akubiye muri ibi byigisho, kugira ngo arusheho gukangura intekerezo zacu kandi atwibutse inshingano dufite nk'abana bawe. Ngwino ubane natwe ndetse udushoboze gushyira amasomo yose twakuye muri ibi byigisho mu bikorwa, kugira ngo ubwo uzagaruka uzasange twiteguye kugusanganira. Ngwino ubane natwe muri byose,
urukundo rwawe rukomeze kutubera umuyobozi, mu izina rya Yesu, amen.